Abenshi bavuga ko umugore mwiza umuhabwa n'Imana kandi ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo. Mu by'ukuri umugore umukunda ntacyo wamunganya kuko impano y'urukundo aba yaraguhaye ari impano nziza cyane kurusha izindi. Muri ino video tukaba tugiye kurebera hamwe abasitari barindwi bafite abagore beza cyane kurusha abandi mu Rwanda. Aho tuza guhera ku mwanya wa karindwi tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Aho tuza kuhasanga umusitari ufite umugore mwiza cyane kurusha abandi bose mu Rwanda. Wowe bana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo umenye neza abo basitari abo ari bo. Kuva ku mwanya wa karindwi kugeza ku mwanya wa mbere. Uraza kutubwira uko wabonye ino video, utubwire n'umusitari wabonye afite umugore mwiza cyane kurusha abandi bose bitewe n'uko usanzwe ubazi. Yaba yagaragaye muri top 7 cyangwa se atagaragayemo, wowe tubwire muri comment. Ntatinze reka duhere ku mwanya wa karindwi. Ku mwanya wa karindwi turasanga umusitari w'umuhanzi ukomeye cyane witwa Gatsinzi Emery, wamenyekanye ku izina rya Riderman Riderzo. Uyu akaba ari umuhanzi w'umuraperi ukomeye cyane aririmba mu njyana ya hip hop. Akaba afite indirimbo nyinshi zagiye zikundwa, twavuga nk'iyitwa Uwacitse Vuba yakoranye na Bruce Melody. Ikaba ari indirimbo yarebwe n'abasaga miliyoni 2,300,000 ku miyoboro ya YouTube wa Riderman. Uyu akaba afite umugore mwiza nk'uko uri kubibona, haba ari ubwa mbere mubonye cyangwa se ukaba usanzwe umuzi. Uyu mugore yitwa Agasaro Nadia. Nk'uko uri kumubona urabona yuko izina rye Agasaro bijyanye n'ubwiza bwe, bikaba byatumye Riderman agaragara kuri umwanya wa karindwi. Ese urabona yagakwiye kugaragara ku mwanya wa karindwi? Tubwira muri comment bitewe n'uko uri kubona uyu mugore wa Riderman Agasaro Nadia. Dukomeje ku mwanya wa gatandatu turasanga Aga Promota ndetse n'umugore we Miki. Uyu akaba ari umusitari wagaragaye kuri umwanya wa gatandatu bitewe n'uko uyu mukobwa Jana Asifuwe tuzi ku izina rya Miki, ubona yuko ari umugore mwiza cyane, akaba ari umukinnyi wa filimi kandi akaba n'umwanditsi wazo ukunzwe cyane. Kugeza ubu afite umuyoboro wa YouTube yise Miki TV Show, anyuzeho filimi nyinshi zikunzwe, twavuga nk'iyitwa Isezerano ry'ikinyoma ndetse n'izindi. Bikaba byatumye uyu Aga Promota agaragara kuri umwanya wa gatandatu nk'umusitari ufite umugore mwiza cyane kurusha abandi. Kuko niba usanzwe uzi Miki cyangwa se ari ubwa mbere mubonye, nawe ushobora kwemera ko yagakwiye kugaragara kuri umwanya wa gatandatu. Dukomeje ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga Christian ndetse na Linda Priya. Urabona ko Linda Priya nawe ari umugore mwiza cyane, akaba nawe ari umukinnyi wa filimi ukunzwe cyane. Nawe ushobora kwemera yuko yagakwiye kugaragara kuri umwanya wa gatanu bitewe n'ubwiza bwa Linda Priya. Dukomeje ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga Dr Muyombo Thomas tuzi ku izina rya Tom Close, twamumenya nk'umuhanzi ukomeye cyane ndetse n'umufasha we Ange Tricia. Uri kubona yuko uyu ari umugore mwiza cyane, niba usanzwe umuzi cyangwa se akaba n'ubwa mbere umubonye, nawe ushobora kwemera ko Tom Close yagaragara kuri umwanya wa kane nk'umusitari ufite umugore mwiza cyane. Uyu mugore kandi uretse kuba ari mwiza cyangwa se akunda umugabo we, aramushyigikira mu bikorwa bye by'umuziki ndetse n'ibindi bitandukanye, kuko aramukunda cyane, ni na famiye ikunzwe cyane ugereranyije n'izindi mu Rwanda. Bikaba byatumye uyu Tom Close agaragara kuri umwanya wa kane bitewe n'uko afite umugore we mwiza cyane Ange Tricia. Ese urabona yagakwiye kugaragara ku mwanya wa kane? Tubwire muri comment bitewe n'uko usanzwe ubazi cyangwa se nimba ari n'ubwa mbere ubabonye, urabona yuko banaberanye Tom Close ndetse na Ange Tricia. Dukomeje ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga producer Ishimwe Clement. Uyu nawe akaba ari umuproducer ukomeye cyane wagiye ukora indirimbo nyinshi zikunzwe, akaba ufite na label ye yise Kina Music. Akaba ufite umugore we rero mwiza cyane w'umuhanzikazi witwa Butera Knowless. Butera Knowless ushobora kuba umuzi, amazina ye ya nyayo ni Ingabire Jeanne d'Arc Butera, akaba ari umuhanzikazi ukomeye cyane kandi ukunzwe haba mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi, ndetse n'abandi bose bakunda umuziki nyarwanda. Uyu akaba yaragiye yegukana ibihembo bikomeye cyane, twavuga nka Primus Guma Guma Superstar, aho yaje kuyegukana 2012, akaba ari nawe umustarikazi wabashije kwegukana wenyine. Urabona yuko Butera Knowless ari umugore mwiza cyane, waba usanzwe umuzi cyangwa se n'ubwa mbere umubonye, gusa ushobora kuba usanzwe umuzi kuko ni umuhanzikazi ukomeye cyane. Urabona yuko ari mwiza cyane, bikaba byatumye uyu Ishimwe Clement agaragara kuri umwanya wa gatatu nk'umusitari ufite umugore mwiza cyane. Ishimwe Clement ndetse na Butera Knowless. Tugiye kujya muri top 2 cyangwa se mu basitari babiri ba mbere bafite abagore beza cyane kurusha abandi. Ese wowe urakeka ari bande? Tubwire muri comment, utubwire n'umusitari ubona yagakwiye kugaragara muri iyi top 7 mu gihe abo turi kurebera hamwe uza kubona atarimo wakekaga cyangwa se wari wizeye cyangwa se uwo usanzwe uzi.
Gusa mbere yuko tubageraho kora subscribe, like, share na comment, ufungure n'inzogera kugira ngo utazacikwa na update nziza z'ubutaha. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turasanga umukinnyi w'umupira w'amaguru Mukunzi Yannick. Uyu akaba ari umusore nawe mwiza cyane washejeje abakobwa bitewe n'uko afite impano idasanzwe yo gukina kandi akaba ari na mwiza cyane. Akaba afite umugore we mwiza cyane witwa Iribagiza Joy. Urabona yuko ari umugore mwiza cyane, nawe uri kubyibonera, ushobora kwemera yuko Mukunzi Yannick yagakwiye kugaragara ku mwanya wa kabiri bitewe n'uko n'umugore we ari mwiza cyane. Iribagiza Joy ni umugore mwiza cyane. Uyu Mukunzi Yannick yagiye akina amakipe atandukanye, twavuga nk'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'andi, aho kugeza ubu ari kubarizwa muri Canada n'umuryango we n'umugore we Iribagiza Joy ndetse n'abana. Bikaba byatumye agaragara kuri uwo mwanya wa kabiri. Tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Ese wowe urakeka ari uyu musitari wo mu Rwanda ufite umugore mwiza cyane kurusha abandi? Tubwire muri comment turebe yuko uwo wakekaho cyangwa se wizeye ari uri ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga umuhanzi ukomeye cyane Mugisha Benjamin wamenyekanye ku izina rya The Ben. Uyu akaba ari umuhanzi ukomeye cyane uririmba mu njyana nziza kandi zikunzwe, by'umwihariko injyana ya R&B, aho aririmba indirimbo nziza z'urukundo. Akaba afite umugore mwiza cyane Miss Uwicyeza Pamela. Urabona ko ari umugore mwiza cyane usanzwe umuzi kuko ni umwe mu bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda 2019 kandi akaba umwe mu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rubuga rwa Facebook ndetse na Instagram no kuri TikTok. Niba ari ubwa mbere umubonye cyangwa se ukaba usanzwe umuzi, nawe ushobora kwemera yuko yagakwiye kugaragara kuri uwo mwanya wa mbere. Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben, Tiger B cyangwa One of Kind bitewe n'uko umwita, ubona yuko afite umugore we Pamela Uwicyeza. Nawe ukaba ushobora kwemera yuko yagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere. Niba ubona ko atagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere, tubwire muri comment wowe ubona yagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere bitewe n'abasitarikazi cyangwa se n'abasitari usanzwe uzi mu Rwanda baba bafite abagore beza cyane kurusha abandi. Wowe twanyuma ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Nimba ari video wifuza tubwire muri comment.